turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo turi kumwe kuri mwene Bose online, mu butumwa bwiza, mu ijambo ry'Imana, mu ndirimbo nziza, mu bikorwa byiza bibereye abantu b'Imana. Buri muntu wese ahari, ijambo ry'Imana ribane nawe. Twihuse rero tugiye kuvuga ku magambo meza, kuko Uwiteka ari we waturinze kandi akaduha imbaraga, akaduha icyubahiro, agakomeza kuturinda. Ibirimo bivugwa byose ni Uwiteka ubizi, twebwe abana b'abantu ntabwo twabimenya. Icyubahiro cyiwe rero kirakomeye kandi imbaraga ziwe zirakomeye. Reka dusenge Imana. Turagushimye Uwiteka Imana, uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ihambaye, uri Imana yumva gusenga. Gukora kwawe no gutegeka kwawe bana na buri muntu wese, imbabazi zawe n'urukundo rwawe bishyigikire buri muntu wese uri bwumva aya magambo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabashuhuje rero, mbazaniye ijambo ry'ubuhanuzi riri mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, ibice ni 4. Turahera ku murongo wa 5 turamanuka tugeze ku wa 7 n'uwa 8. Marayika twavuganaga arambaza ati, ibyo ntuzi uko bisobanurwa? Ndamusubiza nti, oya nyagasani. 6 aransubiza ati, ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri, ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. 7 haravuze ngo, wa musozi we munini we, wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba ayandi. Barangurure bati, nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. 8 ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, amaboko ya Zerubabeli niyo yashyizeho urufatiro rw'iyi nzu, kandi amaboko ye niyo azayuzuza. Maze muzamenye yuko Uwiteka Nyiringabo ari we wabantumyeho. Amen. Aya magambo ni amagambo akomeye muri iki gihe, kuko uyu yari ari mu iyerekwa, yari ari mu bihe by'iyerekwa. Ibihe by'iyerekwa rero bitandukanye n'inzozi, ntabwo ibyo ngibyo ari byo najemo, ariko ndimo ndavuga ngo ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli. Ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ni ugukomera. Ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ni uko Zerubabeli ari we uzubaka urusengero, ari we uzasanganya imitima y'ubwoko bw'Imana. Mbese Zerubabeli ninde? Kandi wowe urinde? Wowe wiyita iki? Yewe wa musozi munini we, uzamanuka wike imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. 6 haravuze ngo, aransubiza ati, ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri, ati si kubw'amaboko yawe kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka avuze. Ntabwo ari kubw'amaboko, ntabwo ari kubw'ibikorwa byawe, ntabwo ari kubw'imbaraga zawe, ntabwo ari kubw'ubushobozi bwawe, ntabwo ari kubw'ibitekerezo byawe, ahubwo ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri. Aha hari amagambo avuga ngo, gatandatu haravuze ngo, aransubiza ati, ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri. Ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri. 7 wa musozi munini we, wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye? Imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba ayandi. Ubundi ikibaya ni ukuvuga yuko haba hariho imisozi.
ikibaya ni ukuvuga ko haba hariho ibintu birebire. Ikibaya ni ukuvuga yuko haba hariho ibintu biri imbere y'umuntu bikomeye cyane, bishobora kuba byamugusha mu kibazo, bishobora kuba byamushyira mu ntambara, bishobora kuba mu mwanya arimo byateza ikibazo gikomeye cyane. Uwiteka Imana rero aravuga aya magambo, aravuga ngo wa musozi munini we, wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Wowe urinde imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Ijambo Uwiteka gutumyeho ngiri. Aravugana n'ibihugu byose, aravugana na Afurika, aravugana n'imigabane yose. Ni ukuvuga ngo ijambo Uwiteka atumyeho ngiri. Ni ibuye risumba ayandi, barangurure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Kubera iki? Iyo umuntu ahanini amaze gutsinda intambara, iyo umuntu ahanini amaze gutsinda ibyago, iyo umuntu ahanini arangije urubanza, iyo umuntu ahanini avuye mu bintu byari bikomeye, yes, nibwo ushobora kubona icyo twita felicitation. Nibwo abantu bashobora kugufelicita, nibwo abantu bashobora kuba bagushimira, kubera yuko Uwiteka ijambo atumye kuri Zerubabeli ari iryo ngiryo. Umunani haravuze ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, amaboko ya Zerubabeli niyo yashyizeho urufatiro rw'iyi nzu, kandi amaboko ye niyo azayuzuza, maze muzamenya yuko Uwiteka Nyiringabo ari we wabantumyeho. Uwiteka nawe arahamya, Uwiteka nawe aravuga, Uwiteka nawe arashyiraho kondisiyo, aravuga ngo amaboko ya Zerubabeli niyo azuzuza iyi nzu, amaboko ya Zerubabeli niyo azakora ibi bintu byose. Ni ukuvuga ngo mu byo tuzi no mu byo tutazi hari ikintu Imana yenda gukora. Abari mu ntambara n'abatari mu ntambara, abari mu mudendezo, ab'imbata n'ab'umudendezo, amadini yose, ibihugu byose, bisobanuwe ngo hari ikintu Uwiteka yenda gukora. Ndongera ndamubaza nti, iriya myelayo uko ari ibiri, umwe ari uburyo bw'igitereko cy'amatabaza, undi akaba ubumoso bwacyo, risobanura iki? 12. Nongera kumubaza ubwa kabiri ni, ariya mashami y'imyelayo abiri ari imbere impande zombi n'ibiri z'imibirikira y'izahabu uko ari bibiri, akikamuramo amavuta asa n'izahabu, asobanurwa ati? Arambaza ati, ariya ntuzi uko asobanurwa? Ndamusubiza nti, oya nyagasani. Arambwira ati, ariya mashami ni abantu babiri bejeshejwe amavuta, bahora bahagaze imbere y'umwami w'isi yose. Icyubahiro cy'Imana kibane na buri muntu wese. Ariya mashami ni abantu bejeshejwe amavuta, bahora bahagaze imbere y'umwami w'isi yose n'ijuru, utwara abamarayika, utwara abaperezida, utwara buri mitwe yose. Rero avuze iri jambo, abantu basenga dukomere, dukomeze imitima, ntitugire ibyo dutsitaraho, ahubwo tube maso, dusenge Imana, kuko ariyo ikomeye, kuko ariyo ifite imbaraga,
kuko ariyo ifite ubutware. Ijambo nkuzaniye ni ukuvuga ngo amavuta ufite uyakomereho. Ijambo nkuzaniye ni ukuvuga ngo nubwo hari ibirimo kugukanga byigutera ubwoba, komeza usenge Imana. Imana iri kumwe nawe, Imana iri muri ibi bihugu nubwo ubona ibintu birimo bicika, ariko Uwiteka ijambo atumye kuri Zerubabeli ni iri ngiri. Aravuze ngo si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, si kubw'ibitekerezo, si no kubw'imiryango, ahubwo Uwiteka aje kudutsindira mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, Imana ifite imbaraga, aho uherereye hose ikugirire neza. Icyubahiro cy'Imana kibane nawe kuko wakoreye Imana ukayumvira. Uwiteka aguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.